kwizera Yesu Kristo kamugira umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ahindurirwa amateka. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndifuza ko twongera kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga kumenya Kristo Yesu umucunguzi wawe. Ndagira ngo dusome ibyanditswe byera, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 16, dusoma umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Twasome mu izina rya Yesu. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, kandi ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Murongo wa 19, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Nshuti z'Imana, ndagira ngo mbibutse neza, ubushize abakurikiranye ijambo ry'Imana twasangiye ryari rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu ni Imana. Imana yigize umuntu muri Yesu Kristo, kandi twasobanukiwe neza ko Yesu ari mu isi yari presence y'Imana. Yesu ari mu isi yari yambaye umubiri, yari umuntu 100%, kandi ni Imana 100%. Uyu Yesu amaze gutoranya abigishwa be, hanyuma ashaka kumenya uburyo bamuzi. Muri iri jambo dusomewe ngo abantu, arababaza ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Yesu arimo abaza abigishwa be. Abigishwa be baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Ibi muri iki gihe biratugaragariza neza ishusho y'abantu, abizera umwami Yesu n'abataramwizera. Muri iki gihe hari abamaze kumenya Yesu, hari abamaze kumwizera hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko hari n'abandi bamwitiranya, hari n'abandi bataramumenya, hari n'abandi bamugereranya. N'abigishwa be rero baramubwira bati, uko twumva abantu hanze, bamwe bavuga ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Nuko Yesu yumvishije neza uburyo abantu batandukanye bamugereranya, bamwitiranya, abaza abigishwa be, noneho yatoranije, arababaza ati, se mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Nuko Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Bene data, ndagira ngo abahishuriwe neza Yesu wariwe, ko ari Imana, ko ari umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, hari icyo bahinduriwe, hari icyo bivuze ku bugingo bwabo. Ndetse Bibiliya neza itubwira neza yuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bihindutse bishya. Ndetse ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 1 umurongo wa 12, akavuga ngo, icyakora bamwemeye bakizera izina rye, bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo umuntu ahishuriwe Yesu ari we mu bugingo bwe, iyo umuntu ahawe kwizera, kuko ni impano idasanzwe, kwizera Yesu Kristo kamugira umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ahindurirwa amateka, arahinduka. Ubuzima bwe ntibwongera kuba nk'uko bwari busanzwe, arahinduka muri we. Umuntu w'imbere arahinduka, akakira amahoro, akakira umunezero, akakira kugubwa neza no gutuza muri we gusumbya uko yari ameze mbere. Yesu ngo amaze kumva igisubizo cya Petero, aramubwira ngo, aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona. Natwe ndagira ngo mbatangarize ko duhiriwe abamaze kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Uko byaba bimeze kose, ubuzima waba urimo uyu munsi, ibibazo waba uri kunyuramo, ariko urahiriwe. Yesu asubiza Petero aramubwira ngo, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye,
ahubwo ni data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero. Yesu ahindurira Simoni mwene Yona, amuhindurira izina kuko ahishuriwe Yesu Kristo uwo ari we. Aramubwira ngo uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana ishimwe cyane. Bene data, uyu munsi itorero rya Kristo ririmo rirahura n'ibihanda bitandukanye. Abizeye umwami Yesu barimo barahura n'ibigeragezo n'ingorane zitandukanye, zirimo n'izi ngaruka z'iyi COVID-19. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo itorero rya Kristo rirakomeye. Kristo Yesu niwe mutwe w'itorero, kandi abamwizeye bose niwe ubarwanirira, kuko urugamba ni urwa Kristo. Ndagira ngo nkubwire, umaze guhishurirwa Yesu uwo ari we mu bugingo bwawe, akaguhindurira amateka, aguha n'ubushobozi. Abwira Petero ati nzaguha imfunguzo z'ubwami. Ubwo n'ubushobozi. Abizeye umwami Yesu, abakozi b'Imana, bene data, mwiyemeje kwamamaza Kristo, mwiyemeje kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, mufite ubushobozi. Arongera amubwira ngo icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Haleluya. Dufite ubushobozi muri Kristo Yesu. Yesu niba ari kumwe nawe, urakomeye. Ibyo uhura nabyo uzabitambuka, kuko Yesu afite ububasha n'ubushobozi ku byaremwe byose, kuko niwe wabiremye. Nubwo bidutera ubwoba, ariko abari kumwe na Yesu barashinganye. Imana nishimwe cyane. Yesu amaze gusobanukirwa neza uburyo abigishwa be basobanukiwe uwo ari we, nuko atangira kubaha inshingano, ahera kubaha impano, nk'uko tuza kubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Efeso, ibice byaho 4 n'umurongo wa 11 kugeza 13. Turabona neza uburyo Yesu abo yahamagaye yatangiye kubaha impano, kandi nawe mubo yahamagaye, nawe hari impano Imana yaguhaye kugira ngo uyikorere, kugira ngo ukoreshe iyo mpano ku bw'icyubahiro cya Kristo. Katuhasome urwandiko Pawulo yandikiye Abefesi ibice 4 n'umurongo wa 11 kugeza 13. Nuko aha bamwe kuba intumwa, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse, bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nawe wamaze kwizera umwami Yesu, nawe wamaze kwizera no kwakira Yesu mu bugingo bwawe nk'umwami n'umucunguzi wawe, nawe wamaze kumenya Yesu uwo ari we n'agaciro ke mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe, wahawe impano. Uri umuvugabutumwa, uri umuyobozi, uri umushumba, uri umuvugabutumwa, ufite impano zitandukanye Imana yaguhaye. Ariko uyu munsi genzura neza niba impano yawe uri kuyikoresha ku murimo w'Imana, ko Imana yaduhaye izo mpano kugira ngo tuyikorere, tuvuge ubutumwa bwiza, twigishe, duhugure, dukore umurimo w'Imana kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari benshi bahawe impano, ariko uyu munsi impano zabo zikageranwa na za taranto. Hari abazikoresha bakazibyaza umusaruro, bagakora umurimo w'Imana mu buryo bufatika, bakazana abantu kuri Yesu. Ariko hari n'abandi impano zabo batazikoresha, bagereranywa na wa wundi wahawe itaranto, yarangiza akagenda akayicukurira, akarindira ko shebuja agaruka kugira ngo ayimusubize. Uwo ni umukozi mubi. Ariko umukozi mwiza, umwana w'Imana, yarakwiriye gukora, kandi ubuzima bwe bukavuga Kristo, ubuzima bwe bukamamaza Kristo, ubuzima bwe bugahindura abantu, imirimo ye ikanezeza Imana, imirimo ye ikifuzwa n'abantu, imirimo ye ikagaragaza Yesu uri muri we, ko yamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwe. Haleluya. Ndagira ngo twongere twibukiranye inshingano buri wese wahawe impano, wahamagawe, wizeye umwami Yesu, inshingano afite mu buzima bwiwe, kandi buri wese agenzure neza iyo mpano yahawe ko ayikoresha. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28. Tuhasome mu izina rya Yesu, duhere ku murongo wa 16. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe
barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Inshingano ya mbere ikomeye ku bamaze kwizera Yesu nuko tugenda tugahindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa ba Yesu. Abizeye tubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mwakira ijambo ry'Imana. Bene data, nshuti z'Imana, twahawe inshingano zo kwamamaza Kristo, twahawe inshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza, twahawe inshingano zo kwigisha amahanga yose duhereye i Yerusalemu, buri wese ahereye mu muryango wiwe akavuga ubutumwa bwiza, akamamaza Yesu, akerekana Yesu. Mu yandi magambo, yasohoka hanze agasohokana Yesu, abamubonye bakabona Yesu wahinduye ubugingo bwiwe. Tukavuga ubuhamya, yaba mu buryo bwo guhamya neza bw'amagambo, ariko n'ibikorwa bikagaragaza abo turi bo, kugira ngo abantu bizere umwami Yesu, bave mu byaha, bamwakire nk'umwami n'umukiza w'isi. Haleluya. Sinzi umwanzuro witeguye gufata, ariko n'uyu nta wundi. Haguruka ufata ingamba yo kwamamaza Yesu, yo kuvuga Yesu, kuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bahinduke, bave mu byaha, bave mu kutizera, bahinduka abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, ari we Yesu Kristo, kugira ngo bahindurirwe amateka, kugira ngo bahinduke bashya muri Kristo Yesu, baba abana b'Imana. Ndabifuriza kumenya icyo twahamagariwe, kumenya inshingano zacu, kandi dukomeze gusobanukirwa neza ko Yesu ari Imana kandi ari kumwe natwe. Tumwizeye tuzakora iby'ubutwari, tumwizeye tuzakora iby'Imana ishaka, kandi tuzagira n'iherezo ryiza ryo kuzabana nawe mu bwami bw'Imana bw'iteka ryose. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, umugisha baryumvise kandi rihindure ubuzima bwabo, ritwubake, riduheshe umugisha, mu izina rya Yesu, amen.